Iteka Mana nziza, Imana igira neza, Mana ikomeye, turagushimye turaguyambaje kubw'aka kanya, turagushimye ko wemeye ko aba bashyitsi bagera iwacu, ni umugisha, turagushimiye kandi nabo bumve ko tubishimiye. None rero Mana nziza, ikiganiro tugiye kugirana muri aka kanya, duhana umugisha kandi tuzi ubwenge bwo kuvuga ibikwiriye, kandi ikiganiro tugiye gukora hano kibe cy'umugisha kandi kizatanga inama ku bantu, kandi Mana uduhe kuvuga ibikwiriye, ubwenge buturuka kuri wowe, ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero nk'uko nari mbikubwiye, uko ubibona nanjye niko mbibona, gusa nanjye nta birenzeho mfite, nta makuru arenzeho mfite, uko ubibona nyine niko nanjye mbibona. Yego. Nanjye ntaramenya impamvu biri kuba, sindamenya impamvu biri kuba, sindamenya nyirizina umuntu ubyihishe inyuma. Icyo navuga cyo nuko atari byo. Amakuru hanze aha nubwo usoreje ku ijambo ngo sibyo, ariko aravuga ko watorotse urugo. Buri muntu wese abivuga uko abyumva, sibyo, akabivuga bitewe n'uko yumvisha amakuru cyangwa n'aba yamuhaye, ariko narahavuye ariko sinahatorotse. Warahavuye. Kuko ntekereza ko utorotse aba afite ibyo wenda ajyanye cyangwa se afite impamvu agiye, mbese mu buryo butari bwiza ku mpande zombi. Ariko sinzi, wenda ubwo wasanga nararutorotse ari ukutamenya ikinyarwanda neza gikwiye, ariko njye siko mbibona, siko mbifata nyine. Ubifata ute rero? Byaje kugenda gute kugira ngo usohoke mu rugo, ufate umwanzuro wo kuvuga uti mu by'ukuri ndumva ndemerewe, ndumva nkeneye gufata umwanya kugira ngo nsubire mu rugo, mbanze wenda nitekerezeho, nganirize ababyeyi, nimba hari aho nakosheje bampugure se, cyangwa se nimba hari izindi nama nkeneye koko nzihabwe. Byagenze gute kugira ngo uvuge uti mfashe umwanzuro? Mu gihe harashize amezi angahe mukoze ubukwe? 6. Uvuga uti nsubiye mu rugo kugira ngo nongere nyine, sinzi nimba ari ugusubira hehe, ariko ngiye kuvuga ngo karago n'iki, ariko mu by'ukuri uri umwana twari tuzi ubuhamya bwe ku rusengero, tukuzi. Ese koko warananiwe, waratsinzwe, byagenze gute? Turaganira nk'abakristo. Uravuze uti warananiwe, waratsinzwe, ntekereza ko ari ijambo rimwe. Ubu unaniwe nyine aba yatsinzwe, ubwo navuga ngo narananiwe. Warananiwe n'ibyo umuntu aba agenda abona nyine, urumva hari sinavuga gute ibintu umuntu agenda ahura nabyo biba bitandukanye, ku buryo ushobora no kuba ufite nk'ikintu kikubangamira, wakimbwira nkumva ntago gikaze, nkumva ntago kiremereye, bitewe n'ibyo mfite cyangwa se bitewe n'ibyo numva. Ku rwego rwanjye rero nari naniwe, hari ibyo nabonaga nkabona sinzi amaherezo yabyo, sinzi ko bizarangira. Ndavuga nti reka wenda mbe ngiye, mbe mvuye hano, wenda hari abazumva ko nagiye, yego, baze kuvuga ati se wajyanywe n'iki, ni iki cyakunaniye, ese kubera icyo utatwegereye ngo utubwire ikibazo ufite aho kugira ngo ugende. Mu kugenda rero uko nabitekerezaga siko byagenze, siko byagenze, hajemo ibindi. Hanyuma uravuze uti wenda habayeho kunanirwa. Narimo nibaza mama pasiteri cyangwa se umudamu wa pasiteri wacu watuyoboyeho Ndamyabera, niwe wari marene wawe. Ese waba waramwegereye? Ni umumama ukijijwe,
dukunda cyane uramubwira cyangwa se wabwiye mama wabwiye papa waba warababwiye mbere yo gufata umwanzuro wo kuvuga uti ndagiye cyangwa se wahise ufata icyemezo? nta muntu n'umwe nigeze mbwira. ndamutse mvuze ko hari uwo nabwiye naba mbeshye, kuko no kuhava nta muntu n'umwe twigeze tuvugana, yaba mama yaba papa yaba nta muntu n'umwe twigeze tuvugana. Gusa narabyutse mbona byazambye, mbona mbese ni birebire, ni induru, ndavuga nti akuburi nta nubwo nari nabibyukanye kuko nagiye nko mu masaa 10 z'ijoro za kumanywa. Yego, saa 10 rwose narabyutse nkora imirimo bisanzwe, ibyo nagombaga gukora, nkora imirimo byose ndabitunganya, byari bisandaye byose ndabyegeranya. Ubundi ndangije mfata imyenda yanjye ndagenda. wagiye se ujyanye iki muri rusange? Nari bino bikapu Jambendi Rwanda batwaramo ibintu wenda nk'imyenda, ndabireba. naragifashe shyiramo inkweto, shyiramo n'amasakoshi byanjye. Ubundi ndangije mfata n'ivarisi yari n'imyenda, n'ibyo najyanye. Hari abantu bagiye bavuga ibintu byinshi wenda ku ma YouTube, abantu batandukanye, turaza nabo kugenda tuvuga wenda turebe se ibyo bagiye bavuga koko ni ukuri muri rusange, ni biki mwashingiwe nyine, kaba yaba yarazanye ibintu, ese amasafuriya yaba yarayibagiwemo mu kujya aho wagombaga ku munsi w'ubukwe. Amasafuriya narayajyanye, ariko amasafuriya se yaje kugurwa, twagiye tubona mu bitangazamakuru, yari ayahe muri rusange? Amasafuriya rero yaguzwe, ndabyibuka icyo gihe umugabo wanjye we n'abandi bantu bajya bajyana gufasha, harimo na Pasiteri Fani n'abanyamakuru be, na Vitali n'abanyamakuru be, n'umukameramani we n'abandi bantu ntazi, bari bagiye gufasha, ngira ngo ni mu Ruhango, ngira ngo. Noneho mu gutaha yaratashye, azanye amasafuriya 2 manini. Yego, manini pe. Sinzi niba manini gute, nk'amabase se? Ijya kungana n'amabase. Amasafuriya angana n'amabase? Yego, ijya kungana n'amabase kabisa, kuko nta n'ikintu nari kuzayatekeramo kera. Kandi nabwo ari nk'ikirori cyabaye. Yari amasafuriya angahe? 2. Wari wayamutumye? Oya, ye nabo ubwo yaraje, ndamubwira ni se ko uguze amasafuriya, ngo nyine ngo twageze ahantu ngo turaparika, baguze amasafuriya, nanjye mbona aya ngaya ni sawa, nanjye ndayagura. Nayaguze aya rero, nabonaga ahendutse, ndavuga nkunika nyagure, ndamubwira nti okay, nta kibazo. Niyo mpamvu ngira ngo ni nayo masafuriya ngira ngo numvise, kuko nawe warabyumvise? Narabyumvise. Ubyumvise se iby'ayo masafuriya, wenda n'umukozi w'Imana wabivugaga, wabyakiriye ute muri rusange? Nabyakiriye nk'uko ndi gufata ibi byose biri kuza. Nabyakiriye nk'uko ndi gufata ibi biri kuza, kuko ubwo se ntabwo wabonye ko harimo nko kugusebya wenda, cyangwa se ibindi muri rusange? byashoboka, ariko nk'uko n'ibindi byose biri kuvugwa, n'ibyo byavugwa, kandi ntekereza ko atari icyo kibi cyaba kivuzwe. Harimo haravugwa byinshi, kandi hazaza n'ibindi. Navuga ko aribwo biracyari hasi. Hari ibindi utekereza byazavugwa bitaravugwa? Bitewe n'uri kubitegura, bitewe n'ubitegura na gahunda afite. Master planner ubitegura ninde? nawe ukurikije uko ibintu bigenda biza, wamukeka.
ntabwo ari kumukeka ariko uranamuzi. ngewe isa ngewe ndamuzi. nuko banze ese twaramuganiriye Dia ndamuzi. nta nubwo ari nawe n'undi wese. n'undi wari we wese yego. nuko nabyumvise ngo baramubajije se ko uguze amasafuriya ati nabishakaga gusa ariko sinzi ko aricyo gisubizo yamusubije. bashobora kuba yabimusubije ariko simbizi neza. umutware wawe aratashye avuye mu kazi birumvikana, akuzaniye amasafuriya, wabyumvishe nk'ikintu cyiza cyangwa wabibonye nk'ikintu kibi? njyewe nta kibazo nabigizeho. nta kibazo nabigizeho se kuko nawe ubwe arabizi ko nakunda gukomeza ibintu. ahubwo ngira ngo kuri we yanavuga ngo ndi no stress. ntago njya nkunda gukomeza ibintu. niyo nambwira ngo nabonye ufite amasafuriya make, niyo nambwira ngo nabonye ufite amasafuriya make, nibyo nyine nuko nari kubifata uko avuga nti ubwo yabonye ko ari makeya akabona ko bikwiriye, ubundi biranagoye ahubwo no kuba yayagura kuko hari uwo wasanga atayagura. oya ni byiza kandi ndumva ari igikorwa cyiza yarakoze. nanjye urumva nimba ari umutware ko uzi guhahira urugo, uzi gutekereza urugo, sinzi wenda uko abandi babifata ariko ndi kumva by'ukuri nta kibazo kirimo. ahubwo wenda icyaba ari ikibazo nuko waba waragiye nta masafuriya, nanone ntabwo byaba ari byiza nanone nk'umudamu ugiye mu rugo ariko udafite amasafuriya. ese byakunda? urumva nase ko yayaguze ngira ngo ni mu ntangiriro wenda z'ukwa kabiri. mwakoze ubukwe mu kwa 9 I think. mbese icyo gihe cyose twaba tutaratekaga. ahubwo reka twigarukire ku guteka. umunsi wa mbere uteka uri mu rugo uvuga uti giye gutekera umutware wanjye, umugabo wanjye, umutekera gake? hari ibyari umunsi wa mbere njya guteka kuko twaratashye, hari undi muntu wasigaye ateka ku bukwe. rero wowe ikiryo cya mbere wamutekeye ari ibiryo bya mbere ni umuceri. ni umuceri n'inyama. wow uzi guteka cyane? ntabwo ari cyane kuko ndagerageza. hanyuma rero ugeze mu rugo mu by'ukuri byari byiza. ufite imyaka ingahe harya? mu kwa mbere nagize 26. 26 yose? ni myinshi. uzi ko ntari nzi ko uyifite. nakubonaga ariko wa mugani duherukana kera nakubonaga uri akana gatoya. hari n'uwavuze ariko ngo ndakurusha myinshi cyane we. 23 ngo 22. njye mfite 26. 26. ubwo uzi imyaka nkurusha hafi 10 n'ingahe. urabona ukuntu ndi igisaza. hari akantu kera bajyaga bavuga ngo twasaziye iwacu. ushatse kumbwira ko nanjye nasaziye mu rugo. nanjye ndi kimwe nawe. ufite imyaka myinshi ariko bitakugaragaraho. nicyo babaga bashatse kuvuga. ushatse kumbwira ko nasaziye mu rugo Shadia. ese kutakiri iwanyu? ese wazaje gusura Diane mugenzi wawe mu rugo? ntabwo nari mbizi ariko nzaza. ntabwo ari ubizi ko uzaza kudusura? ubwo ndagutumiye nyine. iyi nzaza. hanyuma Diane ugeze mu rugo hari ibintu twagiye tubona bindi ku ma YouTube. impamvu turi muri iki kiganiro wenda ku bakunzi b'Amavuta TV n'abandi bakunda iby'iyobokamana, mu nkuru z'iyobokamana ziba ziri mu gusirikira, hari inkuru yavuzwe ko Diane turi kumwe ni umukozi w'Imana, ni umwana uvuka mu muryango w'abakozi b'Imana, yaba ise yaba mama we. hanyuma nkubona gutyo nkwegereye, nakwegereye muri urwo rwego rwo kuvuga ati Diane wagize amakuru atari kukuvugwaho meza ari mu bitangazamakuru, ndetse n'umutware wawe. ndavuga ntibyari byo byose nk'abantu bifuza b'abakristo ko ibintu byakomeza kugenda bijya ku murongo cyangwa se byaba byiza kurushaho, nuko nabegera twabanje kujya tugenda tuganira, ariko ndavuga nti noneho reka tuganire bibe ngombwa yuko ujya kuri kamera nawe usobanura ikibazo bitewe n'ibyo abantu wenda bagiye babona bivugwa mu bitangazamakuru, kugira ngo nimba ari ngombwa, nabanje kubaza nimba ari ngombwa koko ube wagira icyo ubivugaho. ni muri urwo rwego turi muri iki kiganiro. turi kumwe na Diane, ni umwana mutoya kuri njye ndamuruta
ko mbona bigize yes sibyo se dia ariko rero imyaka 26 ntabwo ari imyaka mitoya rwose ntuyitiranye n'imyaka 19 cyangwa 22 imyaka 26 ni imyaka uburangije icyo bita generation ni kiragano cy'imyaka 25 haba buri ndi imyaka 25 ngo wizize yubire cyangwa se imyaka 50 so imyaka 25 ni imyaka tubona abantu bagiye bakomera baba badamu baba bakobwa baba abagabo bafata ibyemezo bikomeye banayobora amakampani atandukanye kandi wayobora n'igihugu ufite iyo myaka nimba ntibeshya neza. Hanyuma Dia turimo turaganira rero hari ibindi bintu byagiye bivugwa bakavuga bati Diane mu rugo amarido niya yajyanye ibi bintu by'amarido ni ibiki byagenze bite turaha tugira ngo turebe ese koko waratsinzwe mu rugo. Urakoze ko umbajije kuri icyo kintu cy'amarido. Turi gutegura ubukwe ngewe n'umugabo wanjye Vitali twaraganiriye ngewe nawe nta n'undi muntu twari turi kumwe yaranje arambwira ngo rero amarido uzayihorere ngewe nzayagura. Impamvu yo kubyihorera nuko yateganyaga kuyagura. Yego yarambwiye ngo oya amarido we uzayihorere ngewe nzayagura bitewe nuko nzabanza nkareba intebe ko nzabanza ngura intebe nindaza ngure n'amarido wowe uzaza n'imitako gusa. Uzaza n'imitako gusa niba nakunda n'amatapi n'uyabona uyazane ariko rwose ubwire mu rugo yuko amarido nzayagura. Noneho biteye kabiri navuga ngo niba ari abantu bamugiriye inama niba yaraje kubitekereza agasanga atari byo sinzi impamvu yabihinduye aza kuza kubihindura aravuga ngo amarido uze kubwira iwanyu bazayagure. Noneho ngo akaba hari amarido yashakaga. Hari ubwoko bw'amarido yashakaga. Arabuvuga. Amaze kubuvuga iganze reka gusakuza sibyo nongere gusakuza hano hari umwana mutoya urimo uraturogoya hano mu rugo turimo turaganira. Arangije arambwira ngo uze kubwira mu rugo yuko amarido bazayagura. Abihinduye kubera nyine urumva mu bukwe haba hari gukenerwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi amafaranga byose niko bishaka amafaranga. Icyo gihe rero naravuze ko nta marido tuzagura ubwo nyine babyimurira ku bindi. Aha bihinduriye ni ukuri ko Imana nawe arabizi nabuze aho mpera mbibabwira ndabiceceka ndavuga nti reka nceceke mu munsi umwe nzabyuka mpita mbivuga ikiba kibi. Uvuga ibiki? Ko tuzagura amarido kuko urumva nari narayakuyemo babizi neza ko nta yarimo nta n'ikibazo kibirimo. Yego. Arangije bikomeza harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nagusubije bitewe n'aho wahereye. Nta kibazo rwose. Noneho nanjye nari nabuze rega ahantu mpera iki kiganiro gusa ariko nishimiye ko tuganira muri ubu buryo buri duse mu buryo butuje kandi nasanze uri muri mood yo gusenga ntago nari kuza kukubaza ibindi bintu wenda ngo nkuhere hejuru. Nta kibazo. Yego. Noneho kandi wanakoze kunyakira kugira ngo dukorane ikiganiro. Nawe wakoze kuza. Nuko biraza biravugwa havuga ibintu byinshi. Noneho papa ahamagaza aramubwira ati wowe ibi bintu birimo birancanga biri mu kirere. Iryo jambo papa yararivuze bibaza Vitali riramubabaza pe riramubabaza ku buryo ngira ngo na buri muntu wese bavuganaga yarabimubwiraga. Yego. Ko papa yamubwiye yuko biri mu kirere. Ati se biri mu kirere guteka ni natanze cyangwa ni za blague za muzega kumba wenda kunda kudusetsa kunda kudutera blague no mupapuganira cyane ariko
yari yarakaye. Papa yari yarakaye. Navuga ngo muri kiriya gihe cy'ubukwe cyo gutegura ubukwe bwanjye, ngira ngo urabyibuka ko yanashimye n'Imana. Yego. Mu rusengero. Sinibuka neza niba kuri mukuru wanjye nkurikira yarashimye Imana. Ndumva nanjye nari naje nubwo nkunda gusiba. Muri iyi minsi ndi gusiba. Yashimye Imana haciyemo nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3. Ukwezi. Ukwezi kwari kwaraciyemo. Yego. Navuga ngo nicyo gihe nabonye mu buzima bwanjye bwose iminsi yose papa yayoraga arakaye, kuva ubu ko twatangira kubutegura kugeza burangiye. Yego. Akantu gato karakomaga akavuga nawe ukibaza se ni ukubera kano kantu gusa cyangwa inde uvuga nabi papa. Kavuga ati ibi bintu kubera iki mama wabikoze gutya, kuki mutabanza kuvugisha umuntu, muba muri ku ruhande rwa mwenyine se ntago mukeneye ubufasha bwanjye. Nukuba ko yabashinjaga ko mwe mutegura ibintu ariko mutamubwira, ariko nanone hakazamo ibintu byinshi bikamucanga bikagenda uko atabyifuza. Nk'ibiki nk'urugero? Nko kuba twarateye urugero, twagiye gupanga ubukwe nta muntu wo kwa Vitali n'umwe tuzi. Kwa kundi bavuga ngo imiryango irahura, ntago byabaye. Narabivugaga ego ko umugabo agasimbuka kambwira ati wapi ibyo bintu ntibibaho, bazahurira mu bukwe. None se bazahurira mu bukwe kuno bavuga ngo wenda ngo ba mwana ngo umugabo wa mukuru wanjye cyangwa se umugore wa musaza wanjye, ibyo bintu byo bizigera bibaho? Kuko niba abantu bazahura bahujwe n'ubukwe. Yego. Ubukwe iyo burangiye urumva nyine muba muri mu bukwe, ntimuganira, ntunamenya ngo ese uyu ni mushiki wa Vitali umukurikira bwa kangahe cyangwa se akurikira bwa kangahe. Nuko ngo mwagiye gukora ubukwe utazi baramukazi bawe, utazi abagabo bawe. Abagabo bawe ni ukuvuga bakuru ba Vitali cyangwa se barumunabe mu Kinyarwanda ndumva ariko babyita nimba nkibuka neza mperuka mu ishuri. Nanjye niko njya mbyumva ariko ntabwo nari mbazi. Wagiye gukora ubukwe utaramenya abagabo bawe, utazi? Uba nari nzi ni bashiki be 2 na mukuru we umwe na mama we. Na papa we? Oya, na papa we afite. Oh yes. Na mama we nabo bonyine nari nzi. Uwo twambitse ingofero ku nshuro ya mbere namubonye twerekanwa. Ubwa kabiri nongera kumubona ku bukwe. Ubwa gatatu tujya kumusura iwabo. Yego. Njyewe na Vitali tujya kumusura iwabo. Naho hantu itwarabanye. Mwagiye kubasura mwarabanye? Ego. Nukuvuga ngo mu gihe mwarimo mufiansanya mwegereje gukura mariage cyangwa se ubukwe bwanyu, ntabwo wigize umenya abo mu muryango we? Oya, abo nakubwiye bashiki be 2, umukuru n'umuto, hamwe n'uwo mukuru we ngira ngo niwe akurikira ahari. N'umugore w'uwo mukuru we na mama we nibo bonyine nari nzi. Abandi bose ntabwo nari mbazi. N'uwo nguwo twambitse ingofero bwa mbere namubonye kuntuze twerekanwe nibwo bwa mbere namubonye. Nongera kumubona ku bukwe tumwambika ingofero, nongeye kumubona twagiye kumusura. Nta handi hantu tugiye duhurira kuko nawe ntiyigeze aza kudusura. Hanyuma se ababyeyi bo ku ruhande rwa Vitali bari bazi ababyeyi bo ku ruhande rwawe? Ni ukuvuga mama na papa wawe bagize igihe cyo kuganira guhura ngo basabane basengane? Ntabwo bari babazi, nibyo nkubwira ngo kuko hari murumuna wanjye yigeze kujya guherekeza umushuti we, aravuga ati njye najyanye na kanaka, yagiye iwabo w'umuhungu. Noneho arangije arambwira, ndabimubwira, ndamuganiriza, ndamubwira ntiyewe mu rugo rero
nta bantu bahari, kanaka yagiye aha, kanaka yagiye aha, kanaka yagiye aha. Mpita mubwira nta ahubwo se icyo gihe nari ndimo ndataha n'amaguru mvuye mu kazi nakoraga i Gikondo. Ndaje ndabimubwira, ndamubwira nti ego ko Nowela yagiye aha. Ahita ambwira ngo ngo none se ngo imiryango se ngo igahura, ngo nyine umuhungu iwabo w'umukobwa, mama we iwabo w'umukobwa. Ndamubwira nti none se ko numva bigutangaje, hari ibintu bidasanzwe biri mwaho, none se wowe nitujya muri process z'ubukwe byegereje, ese tuzakora ubukwe imiryango itaziranye? Ego. Igisubizo yansubije, nahise mvuga nti nkaba nzongera no kukikubaza iki kibazo. Yagusubije ngo iki? Ndabyakira, arambwira ati ibaze nubwo mama ashaje, nkamubwira nti ngwino tugende njye kukwereka iwabo w'umugore, ujye guhura n'ababyeyi b'umugore, ngibaza ku gasuzuguro, ngo uzabaze ngo ngiye ntago nararezwe, ngo rega jya umenye ko twarezwe, ngo dufite uburere, ngo ntago rero ngo ntago nagera ku rwego rwo gusuzugura umubyeyi wanjye gutyo, ngo nubwo ari umwe, ngo mbimubwiye ngo ntago yabyanga, ngo ariko nanone ngo kaba ari agasuzuguro gakabije. Ndamubwira nti se kaba ari agasuzuguro gakabije gute? Twaje tubiburana guhera Rwandex ndi ndagera mu rugo muri n'amaguru, nari ndi kugenda n'amaguru kugira ngo tuvugane. Ndamubwira nti none se ubu njyewe ko nzababwira ngo n'ubundi ngo wowe ngo uzababwire ngo nibisanzwe, ngo wababwira utababwira, ngo ariko ngo njyewe ngo bifate gutyo, ngo ntuzongere no kwitekereza, ngo ntago umuryango wanjye ngo kereka wenda ngo ari nko guhurira nk'ahantu, ngo tugahurira nko muri hoteli cyangwa se wenda nk'ahantu runaka bagahura nyine bo bagasangira, ari ibintu byapanzwe, ariko nabyo byagorana. Numvisha atari kubyumva, rero nirindaga ikintu cyose cyatuma tuburana, niyo byanaba ariko nimbimubwira nimbona atari kubyumva ndabivaho, aho kugira ngo tuburane bitandukane turakaranyije, arakare nanjye ndakare, bimara iminsi ingahe tutavugana. Narabyihoreye, ndamubwira nti ubwo niko ubifata, ariko ntukarenganye abandi, ubwo nabo niko babizi, ariko nanjye nuko nari mbizi. Numvaga nzakubaza umunsi ababyeyi bazahurira bakamenyana, akamenya ngo papa akamenya ngo mukuru wawe n'uyu, mama wawe n'uyu, aho kugira ngo abantu bazahure bataziranye, umwe ajya aca ku wundi kandi bakagombye kuba baziranye. Ararira ambwira ngo rero nuko bimeze, ngo bifate gutyo, ngo ntuzonye no kubimbaza. Ndamubwira nti nta kibazo, ubwo nyine byumva uko, sinanabibwira na ba mama. Nuko nta benshi nari nzi, no kuba nari mbazi nta byinshi nari mbazi, uretse kubabona ku mafoto yapostinze. Niyo nshuro imwe nagiyeyo turahura n'abo batatu nakubwiye, abandi bose sinari mbazi. Uretse n'uwo nguwo nawe wiyongereyeho twambitse ingofero, ariwe navuga ngo ni we data ukwe, nta byinshi tuziranye, kuko twaragiye turamusura, burira turataha, birangirira aho. Nta kumamagara ngo mbaze ngo bimeze bite, ese umeze neza. Nuko yego, nuko nicyo navuga. Ntago bari baziranye, ntago bigeze bahura, bahuye muri ubwo buryo gusa. Ubwo ibibuko bitarati uzaza n'amarido. Ibyo bibazo byose rero byabaye, n'ibindi wenda bagenda bavuga, numvaga na Fani nawe abivugaho, haje kuza kubaho inama navuga y'umuryango. Azana na mukuru w'umwe n'umusaza uzamusabira, nanjye njyana na mama na papa na mama, papa, marene n'umusaza uzadusabira. Yego. Turaganira byose, umwe akavuga impamvu ze, n'undi akavuga impamvu ze, n'undi akavuga impamvu ze. Biza kurangira papa avuze ati rero ukuntu bimeze, njyewe sinjya nca ku ruhande, iyo ikintu kimbangamiye ndakivuga, ariko nanone nabona kitambangamiye ndagikora, nta kintu biba bitwaye.
ariko rero mfite ikibazo giteye gutya. Twakiriye Vitali avuga ko ashaka ubukwe. Abivuze turavuga ati nta kibazo rwose, umukobwa arahari, ubukwe rwose muzakora imihango yose ikenewe igomba, umukobwa tuzamumuha kuko ntazi twishimiye gushyingira umwana wacu. Ariko ikibazo gihari ni iki, ibintu biri mu kirere. Nibyo nabwiye Vitali biramubabaza. Impamvu navuze ngo biri mu kirere, yego waraje utanga inkwano, nakundaga kuza kukagaruka kuko numvishe byarabaye ikibazo. Iki nkwano turaza kukigarukaho, tugaruke no ku bandi bantu bake nka babiri nabo biwacu mu Gatenga bagenda bagarukwaho. Nta kibazo. Nuko Vitali yaraje atanga inkwano, yivuganiye n'umukobwa tudahari. Umukobwa we ari njyewe. Ni njyewe twaravuganye. Ni wowe mwavuganye ku by'inkwano? Njyewe na Vitali twenyine. Ntabwo navuga ngo papa yavuze aya, mama avuga aya, ni umuryango wayaciye. Ni njyewe nawe. Kandi nabwo twaraganiriye. Ninde wari wakubwiye ngo wowe nawe muzabiganire? Nta muntu wabimbwiye. Yewe twanabivuganye tutanakundana. Oya, ubwo mwavugana iby'inkwano mudakundana? Twavuganye tutanakundana. Muganira mwaganiraga byandi byo kuganira. Arambwira ati ariko se wowe ukuntu bibona ukundanye n'umuhungu akaza gusaba iwanyu, ubona bamuca nk'inkwano yangahe? None se hano mufite abakobwa benshi, hari Diane, hari Yvette, hari Rebeka wagiye, n'abandi. None se yavugaga uwuhe mukobwa muri rusange, cyangwa kari akagera ari kukubaza? Ni urugero. Kuko kuri telefone twaraganiriye, arambwira ati ariko se nk'urugero nk'iwanyu baje kugusaba, njyewe nyine ubwo bakaza bakagusaba, wumva iwanyu bumva baguka nk'inkwano yangahe? Bagukwa nk'inkwano yangahe? Bagukwa nk'inkwano yangahe? Ndamubwira nti rero ubundi ukuntu ibintu biteye, ntabwo ari ubwa mbere iwacu habaye ubukwe. Uza nayo ufite, ntiwihanike, kandi nanone ntugende ngo upfobye ibintu ubishyire hasi ku rwego rukabije, kuko hari igihe wabwira umuntu ngo uzana ayo afite, ahubwo mfite 10 cyangwa se nkane. Ndangije ndamubaza nti se none wowe ubundi uba wumva utarenza nangahe? Utishyize hejuru ngo ujye kwishyira mu madeni, kandi nanone udaciye ibintu amazi, wowe uba wumva watanga nkangahe? Ubwo se ntimwarimo muca amarenga kuri wowe? Byashoboka ko ariyo tagiti yari afite, ariko njyewe ntabwo nari mbizi, nta na gahunda nari mfite. Ni ukuri nawe arabizi, nta gahunda nari mfite. Arangije ndamubwira, arambwira ngo njye ngo natanga ngo miliyoni, ngo njye natanga nka miliyoni, ariko bibaye ari uko nguko bimeze. Ariko hari igihe ushobora gusanga bahita bakubwira tongeraho nka desi, ariko wenda muganira. Ariko turi kuganira kuko nta nubwo twanakundanaga icyo gihe. Ndamubwira nti twebwe rero nuko bimeze, ntabwo wategereza ngo utegereje kuzicara na papa ngo umubaze ngo ese nzakwa ngahe. Icyo gihe ntabyo yagusubiza, ahita akubwira ati nanjye simbizi, wowe ufite angahe? Nuko yakubaza, kandi koko niko abaza, ahita akubwira ati wowe ufite angahe? Ntabwo mujya kuri detail ngo muvuge ngo oya ngo urabona ngo ibintu byarahenze. Hari ababivuga ibintu byarahenze uzaduhaya, we uwo mwanya ntawe afite. kandi n'izi sara bikubwira ati ayo muzumvikana, wowe ni ubukwe bwanyu, ni urugo rwanyu, muzabivugana uko mubyumva. Nuko inkwano yafashwe, nuko byanzuwe. Agiye no kubivugaho naramubwiye nti kwa kundi nyine, ntabwo nagiye kubaza mama ngo se ndabizi ababyeyi ntabwo bajya muri ibyo bintu. Naramubwiye nti ma bazakwaya ibyo. Nuko byarangiye. Noneho nuko muri iyo nama papa aramubwira ati rero Vitali yaraje atanga inkwano pe, yarayitanze.
nta n'ikibazo tuyifiteho. Ariko yaragiye agenda azi ko azagaruka ngo tubipange tuvugane gahunda neza, turamutegereza gahunda turamubura. ziki Iy'ubukwe nyine uko ngomba za nyuma kugenda. y'inkwano. Hari ibyavuzwe ukiri aho ngo bya miliyoni 3 ngo bamuciye n'ibindi bitandukanye. Sinzi niba ariyo ariko yewe yabivuze abaye ari we akavuga ko yakoye miliyoni 3 byababeshya. Byagiye bivugwa n'abantu ba hafi ye, twagiye tubibona ku ma YouTube. Abo ba hafi ye rero niba batarabyihimbiye yarabibatumye, ariko nanone sinibaza ukuntu umuntu yajya kwihimbira akihimbira ngo miliyoni 3 niyo makeya se, niyo abaho makeya niyo abaho menshi, hari abayarenza hari n'abayajya munsi. Gusa ukuri guhari kuri izi saha yakoye miliyoni 1. Arayizana yayizanye nimugoroba ari kumwe na mukuru we n'uzamusabira nibo bazanye baza gutanga inkwano. Noneho papa aravuga ati twategereje Vitali turamubura ngo tuganire, namuhamagara nta mwanya, kandi nanjye nta mwanya mfite, akazi kaba kantwaye, mboneka gake gashoboka, ariko iyo ambwira ngo arahari ntago nari kubura kuboneka. None rero ndagira ngo dupange, ngize n'Imana ndabona mukuru we, ngize n'Imana ndamubonye, none murumva ubukwe bwakorwa gute? Nuko bagiyeho baravuze uko babyifuza nuko tubyifuza, birangira dufata umwanzuro yuko hagati yuko gukope nawe arabizi nicyo kibazo cyabayeho. Ni ukuri kw'Imana yashakaga ubukwe buri mu rwego rwo hejuru. Vitali ibintu byose byari mu rwego rwo hejuru, ariko nk'umusore nanone nta n'ubyanze, sibyo? Vitali agomba kubikora, agomba kubukora ubukwe. Nta nubwo ari nuko ari umunyamakuru, sibyo? Nanjye nkoreye ubukwe muri Arena cyangwa muri Marriott, naho hantu harenze za Serena, ntago byangwa nabi, sibyo? Yakubwiraga ko ariho muzabukorera? We yashakaga muri Romantique. Romantic Garden hano ku Gisozi. Romantique ivuyeho ashaka muri Arena. Hariya hari i Remera. Mwari mwagiye gushaka muri Kigali Arena? Niko nabyumvishe ngo BK Arena. ngo nabwo nayo yarishakaga. Niko yakubwiye? Kuko ndabyibuka niba yari kuva ku ishuri avuga atari ku ubundi wajya muri Arena. Ndamubwira neza Arena haberamo ubukwe ngo byahatari, ngo ku bundi ngo nzajya no kuyisaba. Ndamubwira nti okay, wowe genda uzayisabe, nta kintu bitwaye. Arangije nyuma aza kuza kuvuga Romantique. Niba muri Arena byaragenze bite ntabyo namubajije kugeza n'izi saha. Ubwo none se ngewe aho byari kubera hose nta kibazo nari mfite. Aza muri Romantique. Muri Romantique rero harahenze, abantu bose barahazi. Ariko ntago hahenda kurusha muri Arena nanone. Ntago hahenda kurusha muri Arena. Ubwo niyo mpamvu wenda yahavuye niko mbitekereza, kuko yaravuze ati wenda Arena iri mu rwego rwo hejuru, nanjye naba nkabije, ahitamo muri Romantique. Romantique naramubwiye nti aha hantu ni heza pe, ni heza, nta kintu watwaye, abantu babona yuko nyine twabakiriye ahantu heza, ariko harahenze. Ntago turi ku bushobozi bwo gukorera ubukwe muri Romantique. Dushaka ubushobozi bwanyu se? None se ubu ku buryo washaka jaride ya miliyoni ukongeraho umudekorateri uzakira abantu. Ariko ibyo byose wenda ntago wari uzi kofi ya Vitali. Ndimo ndavuga iwacu kuko turimo turavuga muri Dot. Yes, muri Dot, okay. Kuko we kuva yarahavugaga n'ubwo bushobozi yari abufite, wenda niko mbitekereza, kuko ntabwo wajya kuvuga ngo mwashoboraga kuhakorera Dot, reception ikabera he? Ubwo nyine yashakaga ko twakorera Dot na reception, bakaza bakadekorera rimwe. Ndangije ndamubwira kuko yabanje no gutera blague kuri iriya tente yaho ya miliyoni 3.
ndamubwira nurakazemwa ihangane n'ibinakunda twajya muri jaride. Nibwo yaje kuza kumbwira, yavuze ngo ariko se ubundi ngo ko numva ngo ahantu hose ndi guhitamo ngo uri kuhanga ngo uragira ngo bigende bite. Ndamubwira nti ntabwo ndi kuhanga, ndanahakunda amatayiro kuko ndabibona ukuntu biba bikeye, sibyo, ariko nta bushobozi dufite bwo gukorera ubukwe aho hantu. Duhitemo ahandi hantu heza kandi hadahenze, wenda nka jaride za turasa zibaho, za 400 zibaho, ariko jaride ya miliyoni nta kintu na kimwe kirimo, aho barakabije. Nituza n'umudekorateri araduca 2 no kutwambika imwe. Urumva rero kwambara no kudekora birajya muri 5-6. Nose abantu ntago bazarya cyangwa ntago bazanywa. Aza kuhava, yaje kuhava, dutangira gushaka nyine muri jaride. Haranyumvira nyine dushakisha mu majaride ya hafi. Noneho rero ikintu nari mvuze ngo nubwo twashatse mu majaride ya bugufi, ariko n'ibindi nabyo byari bikaze. Noneho papa aramubwira ati rero Vitali, ushaka ubukwe pe bwiza buri ku rwego rwo hejuru, nta nubwo tubyanze. Diane n'umwana wacu ntabwo twamwadopse. Buri kintu cyose cyiza kibaho ku mwana, umubyeyi aba acyifuza ku mwana we. Nta nyungu mfite mu kwanga gukorera ubukwe Diane, no kumukorera ubukwe bwiza simbyanze, ariko reka dufatanye, sibyo. Urabizi ko waje mu bihe bibi, kuko icyo gihe ndabyibuka navuze ko ashaka kuza mu rugo aribwo tukimuka. Ahantu twari twimukiye hari hato, barahongera mu rugo. Ndanabyibuka yanazaga mu rugo, yanazaga mu rugo, umva gutya n'igitaka kigihari, nta na sima, nta no gupavuma, nta n'irangi, nta n'umuriro ngira ngo ahari. Niba wari unarimo harimo udutara duke. Mu gihe bitangiye kugenda neza, mu Gatenga hariya tuvuye i Remera, mu gihe gitangiye kugenda neza nibwo navuze nti ariko rero buriya runaka arashaka kuza. Nibwo baravuga ati okay, mubwira azaze. Haraza, ubwo nyine nari navuze nti araza mu presente, kuko bari bamuzi agenda tuvugana, ariko batazi ngo ese uyu muntu ubundi bitebye afite iyihe gahunda. Rero nibwo nababwiye nti araza. Icyo gihe ndabyibuka yanaje, ari nabwo harashize nk'iminsi wenda basize nk'amarangi n'amarido ntiyari amanitse mu nzu. Ndababwira nti azaza. Papa icyo gihe yatashye nijoro saa 6 yaraye amanika amarido. Mu gitondo ari buze, Vitali ari buze, yazanye n'undi mugabo ngira ngo niwe wari kubana pare, we sinzi ko byahindutse. Reka tube tumuretse uriya ni umuvugabutumwa. Nuko aba papa aravuga ati rero ibintu ni 3, ni ibyifuzo ngiye mfite cyangwa se ibitekerezo 3. Turahitamo kwegeza ubukwe inyuma, nshakisha amafaranga, dukoresha ubukwe mwifuza. Muzehe gato nk'usubije inyuma ho gato, mukimubona araje arabasura, ari kumwe n'uwo mukozi w'Imana wagombaga kuba parrain we. Ahageze muzehe yamwakiriye ate? Se mama yari ahari? Mama yamwakiriye ate muri rusange? Bose bari bahari, bose bari bahari, ndetse na marene yari anahari, uwambereye marene. Dushushanyiriza uwo munsi ku nshuro ya mbere Vitali arahageze. Ntekereza ko nabo kuri uwo munsi nta kibazo bagize, kuko twari twatetse, baguze ibyo kunywa, turabakira, bararya, bicara umwanya mutoya bahita bagenda. Ariko mbere yuko bagenda marene aravuga ati ariko se murihuse? Yego, wenda nta wamenya, mama mufite n'izindi gahunda mama mugomba kujyamo. Oreya
ati muba mufite n'izi gahunda mugiye kujyamo birumvikana, ariko se twizere ko muzagaruka cyangwa mwigenderaga gusa? Ati tuzagaruka. Okay, wenda ibindi birambuye tuzabivugana nyuma. Nicyo bavuganye. Papa nawe aravuga ati turabyishimiye na mama, turabyishimiye, buriya muzatugezaho ibikurikira. Baratuza, abandi barigendera. Baramusuhuje, barangije oya nakabaye pe. barishima turabona ari byiza birumvikana no kureba umukobwa uje kurambagiza cyangwa se agomba kuza ariko nyine sinzi wenda ku rwego niba yari yabikajije cyane, ariko nta bintu bidasanzwe byari birimo. ntabwo wifunga cyane, inshuro ya mbere tunaburire n'abasore hari ababikora ngo ku nshuro ya mbere buriya ngo isura wagaragayemo ubwa mbere uretse ko yari anakeye arangije ahita ubwo uwo munsi nyine birarangira. Uwo munsi rero bambwiye ko nta kibazo, bo bari banabizi batuse Madame Vitali ibi biratangira, ariko uretse ko na mbere hose bari basanzwe babivuga nko muri telefone. Hari ukuntu twaraganiriye, arambwira ati njyewe ni njyewe bucura iwacu, tubigira blague. No muri telefone hari harimo niwe ngo bucura iwabo, no muri telefone hari handitsemo bucura. Telefone yasona ati niba ari bucura tayari yagiye, ntabwo ari bwongere kugaruka. Nawe arabizi izo story zabaga zihari. Noneho ntabwo bigeze babitindaho, gusa nyine baravuze ngo none se igikwe n'iryari, nka kwa kundi nyine baba bari kubibaza. Ndavuga nti ntabwo ndabimenya, ariko mutegereze vuba bizaza. Nta muntu wigeze ubimenya, ariko uretse ko no mu kuza mu rugo yaje habura iminsi mike, ngira ngo yaje habura nk'ibyumweru nka 2. Kuko icyo gihe twese icyumweru gikurikiraho twese tujya guca muri Nyobozi. Noneho muri Nyobozi rero nibo baguhereza umunsi wo kuzaza kwerekanirwaho. Nabo bagize neza ntibanatinda nuko muri iyo nama rero papa aravuga ati ni ibintu 3 ngewe nifuza. Yego. Ni murasubiza ubukwe inyuma. Yego. Kugira ngo nshake amafaranga mbakorere uko mwifuza. Icyo gihe wenda nk'usubije inyuma gatoya, mwari mumaze igihe kingana iki mukundana? Inshuro yaje mu rugo noneho yari ryari? Inshuro yaje mu rugo iyo ya mbere hari hashize igihe kingana iki mukundana? Aza mu rugo bwa mbere hari hashize igihe kingana iki mukundana cyangwa mufiansanya, noneho mwakoze ubukwe mumaze igihe kingana iki mukundana? Ntabeshye n'ukuri nta gihe kinini gishize. Hashize igihe kingana iki? Ngira ngo nta n'umwaka unarimo. Nta mwaka urimo pe. Mumenyana ni iki yakubwiye bwa mbere? Kijyanye n'iki? Kwa gukunda. Duhura bwa mbere nta nubwo yanabivuze. Ntabyo yavuze. Yanamaze n'igihe kinini atarabivuga. Ariko nkabibona, kandi na target yiwe yaje nyizi, kandi nawe abizi yuko mbizi, ariko ntiyabivuga. Nyuma nibwo naje kubimubwira, nibwo yaje kubimbwira. Ndamubwira ntabwo byakunda. Mfite undi. Wari ufite undi? Ntabwo byakunda, njye mfite undi. Ati urumva ntabwo byanshimisha nk'umuntu wari uje ufite icyo cyifuzo, kandi nari mfite gahunda vuba. Ngo ariko nanone ngo ntabwo ndi inshuti mbi ku buryo nakwifuriza ikibi.
wareze tukaba inshuti bisanzwe. Nuko byatangiye twajya tuvugana bisanzwe, tuba inshuti nyine zisanzwe. Wagira ngo rero hari aho yamenyaga n'amakuru yanjye. Buri kintu cyose yarakimenyaga. buri Imana yarabimubwiraga. ngira ngo nahubwo n'igihe umukozi w'Imana. simbizi nta makuru mbifiteho, ariko icyo nzi cyo nuko ngira ngo amakuru yanjye yose yari ayazi, ntazi aho yayakuraga. ukeka ko yayakuraga he? Na bya bindi mvuga ngo Abanyagatenga ntibabizi, wenda ni ubuzima bwanjye cyangwa se wenda biri mu bantu bo hanze, ni abantu bo hanze, wenda tuvuge ngo wenda niba ari umuntu dukundana si uwo mu Gatenga, ariko nkashiduka yarabimenye. Amakuru yayakuraga he? Ntabwo mbizi. Waje kumwemerera ryari noneho? Ni mu kwa kabiri. Umurekura ryari? Uwo wakundaga mbere wamuretse ryari, utangira gukundana na Vitali ryari? Mu kwa 12. Mu kwa 12. Mu kwa 12 hanyuma Vitali we twatangiye gukundana mu kwa kabiri. Ni mu kwa kabiri. Ariko nkimwemerera kuvuga ngo wenda tube twakundana, nta n'igihe kinini giciyeho. Arambwira ati ariko se ko ngewe wenda bikubwiye kera ko mfite gahunda, nkaba mbona nta kibazo ngufiteho, mbona duhuza, kandi ntekereza ko nawe utanyemerera umfiteho ikibazo, ubundi waretse tugapanga ubukwe. Ndamubwira nti oya, reka tubigenze gake. Arambwira se ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti rega none se urumva nibwo tugitaye gukundana, nta nubwo nanavuze ngo wenda sindakumenya, ngo nta bintu byinshi nkuziho, kuko yanavugaga ati wewe aho kugira ngo ujye ubaza abantu amakuru yanjye, njyewe jya uyanyibariza. Akampereza urugero nkumva nirwo, akambwira ati ushobora kubaza kanaka dufitanye ikibifu akakumbwiraho nabi. Oya nibyo cyakora. Ushobora no kubaza kanaka nkunda akakumbwiraho neza kandi ndi umunyamabara, rero jya unyibariza. Yego. Icyo nkumva nicyo. Nkumva nicyo rwose, nkavuga nti ntacyo bitwaye nzajya nkwibariza. Ikibazo cyose yimugizeho nkakimubaza. Kuko nsobanurira nyine ubwo ngafata uko kuri. Niyo wari kuba urindi, niyo yari kuba ari mama akambwira ati njyewe uriya muntu mubona gutya, sinari kubyemera. Kuko nizeye ukuri kwe. Kandi nta n'ikintu kindi narenzagaho. Nuko papa aramubwira ati rero dufite ibintu bitatu. Mbere hari abandi bantu bari babanje kujya wenda bakubwira ibindi bintu bijyanye n'iki? Kurumva iyo ukundana n'umuntu ibyo aribyo byose, hari igihe ushobora nanone kwiransenya ugabaza amakuru wenda gutya, wapostinga nk'umuntu ukareba nimba hari ikintu bamuvugaho, nubwo wenda utabiha ukuri 100%, ariko ukagira dukuru umenya ku muntu runaka. Wizeye ukuri kwe. Ubwo nyine icyo natekerezaga kumubaza cyangwa se icyo numva wenda mfitiye nk'amatsiko narakimubazaga. Avuga nti nyine ubwo numbeshye uzabombeshye. Nk'urugero rw'ibyo wamubazaga? Ubuzima busanzwe bwiwe. Urugero bya bindi byine abakobwa n'abahungu babazanya, abakobwa mwakundanye mwapfuye iki, wize ibiki, ibintu nk'ibi. Reka tutabyinjiramo tukaba tumwinjiriye mu buzima, twikomereze hano. Ni ibyo nanjye ndagarukira utagira ngo uretse ko nta n'ibindi byinshi ngiye nta bibazo namubazaga, kuko nawe yarambwiraga se tuganira kenshi gashoboka, nta n'ikibazo ujye ngiraho ngo nambaze. Ndamubwira nti nimba ikugiraho nzabikubaza. Numvaga nta bibazo mfite byo kumubaza. Wowe hari ibyo yakubazaga? Byinshi. Niki yakubajije ukavuga ati Vitali kabisa ndamwemeye kabisa arabasa? Urumva umuntu w'umunyamakuru byose yambazaga byarankomeraga, kuko n'ibyo yambazaga naburaga naho mera nkimusubiza, nubwo nabaga mfite ibyo nkimusubizamo, nta kimusubiza akambwira ngo oya ntabwo ari ubwo buryo nabishakagamo. Nkabwira nti ntabwo ari bwo buryo wabishakagamo, ariko nubwo ngewe mfite kandi nuko kuri kwanjye nkabimubwira uko. Nuko papa aramubwira ati ni ubu buryo butatu dufite bwo gukoresha kugira ngo ubukwe bwanyu bugende neza. Yego. Ariko muri uko kuganira akaba yarageze gukomoza akantu. Papa amubwiye ngo ubukwe mushaka buri ku rwego rurenze urwacu, kandi ntago abantu bose bakora ubukwe bakabana, ariko ntago ubukwe baba bakoze baba buri ku rwego rumwe. Hari ugukoresha 2 miliyoni, hari ugukoresha 10 miliyoni,
biterwa n'ubushobozi bwabo. yego Rero ndagira ngo tuganire, niyo mpamvu nabatumijeho hano, nakomeje kubategereza kukutegereza cyangwa se wenda ngo umenye wenda mbe navuga ngo uyu muntu arahagarariye Vitali, mbe namuhamagara mubaze ikibazo numva nifuza kumenya. Naramukubajije nawe waramubuze, umbwira yuko bose badakunda kuboneka. Ariko njyewe ikibazo mfite ni bamaze kuganira Vitali amubwira ati ariko rero n'icyo kintu nacyo nk'uko navuze icyababaje Vitali, nanavuze n'icyababaje papa. Aramubwira ngo ariko rero ngo ubukwe bwacu ngo rega ngo mwibifata nk'ibintu biri aho bisanzwe, ngo ubukwe bwanjye ngo ni business. Ubukwe bwawe ni business? Nese ubukwe bwawe niba ari business, ko njyewe nari mfite target yo kubakira abana, sibyo? Tukagura umuryango, nkagira abakwe, nkagira ejo n'ejo bundi hakaza abuzukuru, umuryango ukaba uri kwaguka. Wowe ufite target yo kwikorera business. Yaramubwiye ngo ubukwe bwiwe ni business. Ari ndubwira unde? Vitali abibwira papa. Ubwo yarashatse gusobanura iki? Simbizi. Gusa nanjye nuko nacyumvishe. Business wenda gucuruza kuri YouTube, kugira ute cyangwa niko mbitekereza wenda. Niko nabitekereje mvuga nti wenda ubukwe bwiwe nibubera ahantu hakaze, hakazamo n'aba MC n'abantu basohora umugeni bakaze, views ziziyongera. Ariko yari yabushyize iwe cyangwa yabushyize kuri Zaburi nshya? Hose bwaciyeho, ngira ngo ku mpanuro, Zaburi nshya, impemburo. Okay. Yaba ariyo business ya meaningaga yasobanuraga? Byashoboka. Noneho abibwiye muzehe wawe papa aramubwira nti none se ko twumva tageti zacu zidahuye, ko twumva ibyifuzo byacu bidahuye icyanjye n'icyawe, njye numvaga turi buze tugahuza tukavugana ibitekerezo tukabifatanya tukareba icyakorwa. Ariko none niba ari business se, niba ari business ubwo ndi bukubwire ngo turakora ubukwe buri mu bushobozi bwacu byumve. Ati rero ibyifuzo byanjye bigera kuri 3. Icyambere muregeza ubukwe inyuma. Yananavuze ati murashyira ubukwe inyuma, nibi naba ngombwa n'inzu mbamo nyiteze, bakorera ubukwe mwifuza. Ariko ubukwe bubura ukwezi kumwe, niyo namubona ni wa wundi nyine unyiba akandya, mbese akampere nkapfa gufata ayo mbonye. Ariko ni mu mwanya ngashyiraho abakomisiyoneri bagashaka abantu bakagura inzu, ndabakorera ubukwe mwifuza. Icya kabiri ubwo ni ukwegeza ubukwe inyuma. Icya kabiri ni ugukora ubukwe ku rwego rwacu. Nibinakunda nimvishe na Fani yarabivuzeho ati uwo mukobwa bari kutujyana bakadushyira mu, niyo bari kutujyana mu giti cy'avoka, twari kwicara tugasaba wenda reception ikaza kuba aho, kubera aho Vitali yifuza. Ibyo rero ntago yabishakaga. Ibyo Vitali ntiyabishakaga. Papa yaravuze ati mfite imbuga mu rugo, sinyobeye kubabwira ngo muze musabire iwanjye, nicara ninkora agashya ntera agatente k'abageni, abandi izuba ribice, kandi mwaza mugasaba. Ese mwakwanga kuza ngo ntago mwicaye mu itente cyangwa ntago mwakodesheje jaride? Mwaza mugasaba, wenda mugasaba muduseka, ariko rero doti bari y'umukobwa. Cyangwa se nk'uko ari business uyashoremo ukora iyo business, kuko iyo umuntu agiye gukora business wenda ugishobora kujya kwaka ubufasha ku nshuti yawe cyangwa se ku muryango, ariko ntago bashyiraho itegeko, ni ubufasha buri kubaka. None muri ubwo buryo 3 muri kumva twakoresha ubuhe buryo? Nibwo mukuru we yiyumviriye aravuga ati rero turi umuryango mugari, mutugejejeho icyifuzo cyanyu. Ntabwo twari turi no mu rugo, kuko baravuze ngo ntabwo turi buzi iwanyu, mushaka ahantu duhurira. Kubera iki bangaga kuza mu rugo? Ntabwo mbizi, sinzi impamvu batashaka kuza mu rugo. Papa aravuga ati nta kibazo, aho mushaka murahatubwira, cyangwa se niba ari ikibazo ko mudashaka mu rugo turashaka ahandi. Yego.
ho guhurira ho guhurira kubw'iki kubw'inama turahashaka baraza turicara baraganira bamaze kuganira barataha baravuga ati dufite umuryango mugari reka tugende nuko ari twe batumye reka tugende tuvugane tubabwire imyanzuro tubabwire ibitekerezo mwatugejeho n'uburyo inama yagenze tubiganireho natwe muri ibyo byifuzo bitatu tuzahitamo kimwe aba aricyo twubahiriza baravuga ati nta kibazo ubwo turagenda dutandukana bemeranyijwe yuko bagiye kubiganiraho n'umuryango bakazabahamagara bakababwira igisubizo bukeye bwaho rero ari nabwo banavugaga muri iyo nama ikintu cy'amarido ndavuga nti rero nari naratinye kubivuga ariko bambwiye gutya na gutya bwa mbere yambwiye yuko azayagura ubwa kabiri sinzi uko byagenze ambwira yuko ari twe tuzayagura ariko buriya nari kuzabivuga ni ikosa ryanjye we yayikuyeho aranje baravuga ati rero amarido se urumva wifuza ayahe ati yaravuze ngo amarido ngo tuzagure ngo amarido ngo kandi ngo amarido ngo agaragara noneho tukaba dufite ngo yuko yagiye ahantu ngo agasanga hari amarido mu nzu nk'uko waza hano ugasanga dufite amarido ukahita ubaza ati se aya marido yanyagura gute ati nshaka nk'aya marido meza ndi kubona ahangaha ati nshaka nk'aya noneho undi aramubwira ati se uri ku rwego rwo kugura aya marido ati none uko ubizi ngewe ninjye ugura amarido rero ubwo ngo yashakaga ayo marido nuko papa aravuga ati noneho ikibazo twari dufite ntabwo twari tuzi ko nyine amarido ari uzayagura kuko buriya ntabwo ibintu bibavuga ngo umuco ugenda utya abakobwa nibo bagomba kujyana amarido buriya umuhungu avuze ngo njyewe nzagura amarido ntimuzayagure njyewe sintekereza ko cyaba ari ikibazo gikomeye ku buryo cyateza imvururu nuko amarido tubyemeranya uko nguko yuko tuzagura amarido noneho birangira ari uko byemewe yuko bagiye guhitamo umwanzuro muri iyi itatu hanyuma kandi koko n'amarido ko tuzayagura birangira inama irangiye uko bwakeye mu gitondo haciyemo umunsi umwe mu gitondo ndabyuka expo yari iri kuba tujya kugura ibikoresho tugura amabase amadobo amasupanete byose mbese byinshi ni nk'aho twabiguriye muri expo ariko tubigura njyewe nawe turi gushwana dupfa iki ngo mu nama navugaga Vitali ngo sinshobora kuvuga irindi zina sinshobora kumuhamagara irindi zina ya nama mwari mwakoze imiryango ibiri ibyo twabipfuye guhera hariya ku Munyinya ngira ngo urabona iyo uri kuva ku murenge kaburimbo umurenge wa Gatenga kaburimbo ikomeza ijya kuri expo ndayibona nibwo yampamagaye ndayibona none yashakaga ngo uvuge irihe zina yavuga ishaka mvuye wenda nk'umugabo wanjye cyangwa se sheri cyangwa ayandi mazina ariko birumvikana wenda washobora wenda we waribeshyaga njye nkamuvuga mu izina ariko ubwo se hari igihe wenda ugira nka ka complexe kubera uri imbere y'ababyeyi n'ibyo cyangwa y'abantu bakuru kandi wenda mutaraba mariye nanone nako kantu wenda noneho ndamubwira nti rero ntabwo nari ko ibyo bintu bikubangamira sibyo wenda n'abari buze kureba iki kiganiro
hari abari bwumve ko ari amakosa, ariko nta kibi nabikoreye, nta bugome wenda cyangwa se kumurakaza cyangwa se agasuzuguro kari karimo, numvaga nta kintu bitwaye, kandi nawe mu kubivuga nkabona nta kintu bimutwaye, ahubwo wenda niba baraje kubiganiraho n'umuryango akavuga ati ni gute umugore akwita mu izina, guhamagara mu izina muri mu ruhame mu bantu, akayita yumva ko ari ikibazo. Twarabiburaniye guhera turi kujya muri expo, turagenda ndamubwira nti rero tugiye kwinjira muri expo. Wowe ukamubwiraho iki icyo gihe? Ukamubwira uti sorry, ntabwo numvaga ko ari ibintu, avugishije ukuri nawe akaba umwera kuri icyo kintu. Naramubwiye nti numvaga nta kintu bitwaye, kuko ni izina ryawe, nanjye iyo unyita Diane ntabwo byari kumbabaza, ariko uretse ko abantu badateye kimwe. Njyewe nshobora kuba mbona yuko ikintu nta kintu gitwaye. Abazungu ubundi nibo bakunda guhamagarana nk'umugore we akamuhamagara mu izina, umusheri we bakundana inshuro nyinshi. Njyewe hari n'andi mico y'abandi bantu wenda bigiye bitandukanye akumva nta kibazo. Njyewe naravuze nti nshobora kuba numva nta kintu bitwaye, nkabikora kuko numva nta kintu bitwaye kandi ari izina ryawe, ariko ndamutse umenye yuko kikubangamiye uretse n'ibyo ngibyo no mu buzima busanzwe n'ibindi byose, tugiye kubana, uzakora byinshi nzakora byinshi, uzambonaho byinshi bizakubangamira kandi nanjye nzabona byinshi. Niyo naba mbona ko nta kibazo bigutwaye cyangwa se nta kintu bintwaye, ariko ukambwira ko bikubangamiye, ntegetswe kubireka, kuko no kuba bikubangamiye nacyo ni ikibazo. Rero ntabwo nzi ko byakubabaje, nta mutima mubi nabivugiye, ntabwo ari agasuzuguro, ariko umbabarire, ntabwo nzi ko biri bukubabaze. Kuva uwo munsi wahise ubireka kongera gukoresha rya zina? Kereka nk'iyo byancikaga. Umuntu yakibaza ati se wenda kugucika n'ubuzima busanzwe nicyo wari umenyereye wenda? Bituruka wenda kukuba wenda utarakundanye n'abantu benshi ngo wite umuntu sheri cyane, cyangwa ni ibintu bikurimo kuri uyu muntu ushaka kumubamo wenda? Ntago ayo mazina nayakoresheje kenshi, uretse ko bari buze kuvuga ati ubundi si umuntu ko yabaye nkurikije n'ibiri kuvugwa, bari umwana wo mu batambyi utarakuriye cyane mu bintu wenda byo gutestinga turi kuvuga ibyo abantu batazi, kandi buriya kwandika biroroha, n'abandika ibitabarimo nabo barabyandika kandi ukabona bibarimo, ariko buriya kuvuga ni ikintu gikomeye. Arangije turaburana. Ni ukuvuga ngo we kutita umutware wawe sheri, ni uko wenda icyo gihe ni mu bantu, nta n'ubwo twari twananabanye cyangwa se ngo tumaranye igihe kinini, uretse kubyandika gutyo no guhamagarana, no mu guhamagarana nta nubwo twabikoreshaga cyane pe. Ibiki ibyo bya sheri, mwakoreshaga iki? Ni bucura cyangwa se na kenshi. Reka ndebe hano muri telefone yawe, ndebe izina ryawe mwanditseho. Niyo mpamvu avuga ngira ngo telefone yawe ndayifite hano ku ruhande. Handitsemo irihe zina? Hari handitseho Happy, ariko nyuma ikindi gihe mbere ndimo ndareba nuko mbona ari agapassword aki mbere mu bukwe, mbere y'ubukwe hari ukuntu kuno usevinga, hari hinuza usevingaho umutima gusa. Ushobora gusevingaho umutima. Noneho cyane hariho na brage, wenda twahamagarana abaturage, kuko birumvikana nk'abantu ngira brage nyinshi kandi nawe arabizi, nawe yaranazikoreshaga. Niyo mpamvu kuba navuga ngo ni runaka byarantunguye kuba byamubaza kuri urwo rwego. Ndamubwira nti umbabarire, ntabwo nari mbizi, byancitse, ntabwo byancitse, nta nubwo nari mbizi ko biri bukubabaze, ariko umbabarire ntabwo bizongera. We rero ntabyumve, akongeraho ibindi bintu byinshi, akongeraho ngo ko ibyo twavugana, wenda twavugana nk'ikintu ngo akaba yavuga nk'ikosa, simudefande.
kuriya Fani yavuze ngo ushobora kubona ko umugabo wawe ari mu ikosa ariko ukamuvugira neza mu bantu kugira ngo bamubone neza, wenda mwihishe ukaza kuza kumubwiza ukuri, ariko mbere wamugiriye akabanga. Rero ngewe buriya nibyo ni ukuri kw'Imana nibyo pe, ariko ntago byari byakanzamo, ntago byari byakanzamo kuko uretse nawe na ba mama nayo bambwiraga nk'ikintu bakambwira ati iki ntigikorwa gutya cyangwa se iki gikorwa gutya mu rugo bisanzwe. Najyaga hirya nkabivuga nkamubwira ni ngewe mama arambangamira kuri iki kintu, ariko se kuki ntamuvugira ngo muvugire wenda nyuma nze kumubwira ngo gutyo urambangamira. Ndamubwira nti n'iki nacyo umbabarire, ntago wenda hari ukuntu umuntu aba atazi ibintu ariko akagenda abyiga. Yego birumvikana ubuzima tuba turi buri muntu agenda yiga. Umbabarire ntago nzongera kubikwita kuko numvishije n'abandi nabo barabivuze nk'ikibazo. Barambwira abandi bahe bo mu muryango we. Yari yakubwiye ko aribo babimubwiye? Oya, ntago yabimbwiye ko aribo babimubwiye, ariko narabiketse ndavuga nti ntago ushobora no kuba wenda kuko hari mu babyeyi ushobora no kugira isoni zo kuvuga ngo sheri cyangwa se ayandi mazina, ushobora no kugira isoni zo kuyakoresha, ariko byibuze ukavuga ngo yari yambwiye gutya utavuze izina rye, ariko niyo sheri ubwo itakubangukiye ntuyivuge. Nuko byaje kuza kurangira mukubye kuko nabonaga icyanjyanye muri Expo ntari bugikore, kandi nkabona ni njyewe watumye abantu bahaguruka ngo bagende kuko ni ibintu byanjye nari ngiye gushaka, kuko nari ndi kumwe na mama n'abandi bavandimwe banjye babiri nanjye. Umva twahagaze gutyo, urabona kuri Expo kugira ngo winjire hari udukarita bayaguze ntahari, nibereye muri telefone turi gutongana, mvuga iki nkajya njya hirya kugira ngo batabibona ko turimo turatongana, bakampamagara. Iyo muri kwinjira muri Expo hari abantu bapimaga Covid, bagapima ibiro, bagapima amasukari, ibyo nanze kujya kubyipimisha. Ndabahari nimugende njye inyuma ku modoka turavugana, nkamubwira ibintu ntashaka kubyumva, uko mbimubwiye ntaba ariko abyumva. Aho ndamubwira nti rero bigeze aho numva umujyi utangiye kuzamuka, ndamubwira nti rero turi muri Expo, niko nakubwiye ko twagiye muri Expo, turaza kuza kuvugana nyuma kuko iki kiganiro ni kirekire, turaza kongera kuvugana nyuma cyangwa se ubwo nyine ubifata uko ubishaka, kuko ukuri kwanjye ni uko nagusobanuriye ni uko. Rero ngewe nta kindi mfite cyo kurenzaho. Arangije ndamubwira nti kandi wihangane ngiye kugukupa. Naramukubye. Uramukupa? Kuko none se byari bimaze kuba amasaha 2 abantu twavanye mu rugo, tumanukana ndi kuri telefone, turagiye twinjiye muri Expo ndi kuri telefone, ntawe uzi ngo nifuza iki. Ni njyewe ugiye kugura ibintu, nta kintu na kimwe cyabo cyari kirimo, ni njyewe ugiye kugura ibintu. Bahagaze hariya hirya, nibereye kuri telefone. Bwari buri kwira, byari bimaze kuba saa 10:11. None se nari kuranda ko nari ndi kubwira umuntu amasaha 2 yose agiye gushira, mbona atari gukupa, nkamubwira ntihangane hari ibindi bintu nari ndimo, nkabona atari kubyumva. Ni ukuri naramukubye, singiye kubeshya abantu. Ni ukuri. Hanyuma ibi ni ibyagiye biba mbere y'uko ubukwe nyirizina buba, urumva hagiye habamo utuntu twa mezantante, kutumvikanaho utuntu dutandukanye bijya bibaho. Noneho habayeho kugera rero, reka twihute wenda ku gihe cy'ubukwe, ku munsi w'ubukwe byari bimeze gute muri rusange? Impamvu nari nahereye aho rero nakurikizaga ibyo abantu bagenda bavuga. Yes. Nakurikizaga ibyo abantu bagenda bavuga, kandi ngira ngo n'uwumva ko wenda ndi mu mafuti, ugenda utanga umucyo ku bintu bamwe bagiye bavuga kugira ngo bagende babyumve. None se Dia,
byaje kurangira umukupye koko? yego ni ukuri njyewe amakosa kubera stress, kubera iki? njyewe amakosa nakoze ndayemera sibyo, ariko n'ibyo ntakoze ntago ndi bubyemere. ni nabyo ngira ngo twapfaga, kuko kumbwira ngo uzajya umpishira kuri iki kintu wenda umpane inyuma, cyangwa se kungirira ibanga, icyo cyo cyari kitaraza cyari kitaraza ariko nta nubwo ari n'ibintu bigoye, urumva bigenda biza, ariko ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora. ari nabyo ndimo ndavuga ngo ikosa nakoze ndaryemera, ariko iryo ntakoze naryo sindyemera, kuko kuri aba bavuga ngo niyo yaba ari amakosa y'umugabo ujye umusaba imbabazi. yego nyine narabikoze, ariko muri njye numvaga ari ikintu gikomeye. wabikoze ryari? igihe cyose nabonaga byazambye, ntitaye ngo ni ikosa ryanjye cyangwa se n'iry'umugabo. iyo nabonaga bikabije nasabaga imbabazi. ese iyo nama ninde wari warayikugiriye? niko mbizi cyangwa niko mbizi, n'umuntu wese ubivuze ukugiriye inama arabikubwira, kandi nibyo. ako kantu ngo kanubaka urugo cyane, nibyo. uretse n'urugo no mu buzima busanzwe binahesha amahoro ku bantu muri rusange, ibibazo bikarangira. ariko ibyo icyo gihe sinabikoze. noneho ndaje ndamubwira nti rero nabikubwiye kuva kare yuko tugiye kujya muri expo, kandi ni njyewe nyirizina ugiye ubajyanye, n'abagiye n'ibyanjye bagiye kugura nta muntu n'umwe bifitiye akamaro, ni njyewe. rero ihangane, haracyari iminota, turaza kuza kuvugana nintaha, cyangwa se nyine ubwo uko niko kuri kwanjye, umbabarire ku bitagenze neza, amakosa yose nakoze ndayemera, umbabarire, yego ntago bizongera. ariko nanone ndimo ndatesha abantu umwanya. ubwo muri ku ruhande murahagaze, mama n'abandi bavandimwe nabo baraho? ku ruhande rwanjye gusa nyine barimo barabibona ko murimo umwanya mumaze muvugana, ni ibiki muri kuvugana bitarangire se, ko urabona iyo uri kuvugana n'umuntu urakaye, ni ibintu bishimishije n'ibirakaje. abantu bari ku ruhande bashobora kuvuga bati bariya abantu bashobora kuba hari akantu batari kumvikanaho. ntawanyumvisha ibyo twavuganaga, ariko barabiketse. kandi nanone nkambwa ni ihangane, turaza kuza kuvugana nimva muri ibi. ariko ubwo bari bagiye kongera guhura, noneho hari bo bahamagaje ba papa ngo baze bababwire umwanzuro bahisemo. ubwo rero nibwo papa yaduhamagaye aravuga ati ariko se ubundi ni ngombwa ko mwega muza muguma aho ngaho? twabagejejeho ibyifuzo 3, bagiye kutubwira umwanzuro, wenda n'utundi barenzaho ndaza kuza kubibabwira. turavuga ati okay, nta kibazo, n'ubundi twari turi muri expo, ibyo duhaha byari bitararangira, ubwo turahurira mu rugo. twarahashye, tumaze guhaha turazamuka turataha. papa nawe avuye mu kazi aragenda ajya guhura nabo. wibuke ko bashyizeho kondisiyo ko nta kujya iwacu, nabo ntabwo tuzajya iwabo. yego baragiye ngo barababwira ngo ni ku Gisozi hafi na fawe. baragenda bashiduka bageze mu rugo. yego ubwo Vita aravuga ngo ari sobukwazi iwabo, ari na nyoko bukozi iwabo, niyo nshuro papa yagiyeyo. nuko haragiye agera mwa Vitali mu nzu. ibyo ngibyo Fani avuga ngo sobuka ngo yari yaragiye kuneka iwabo umuhungu, yuko aho agiye gutuza umwana we ukuntu hameze. niyo nshuro papa yagiyeyo. iyindi nshuro nabwo umunsi w'ubukwe kwa 5, urabizi ko umukobwa ajya gusasa, nibwo twajyanye, kandi imodoka isiga nk'ahariya ku muhanda, kuko ntiyari kuzamuka ngo agere mu rugo, ntabwo imodoka igerayo. rero yasigaye ku muhanda, turazamuka turasasa, turamanuka turataha. wagiye gusasa, ujya gusasa wari kumwe nande? nari kumwe na mukuru wacu bamumara avukana, atuye Kayonza. niwe rero twari turi. Marene ntago mwajyanye?
oya ntabwo twajyanye ko mutajyanye na marene. nari kuri kondisiyo yuko ninzana na marene tutari busase. Kubera iki? afazari aho kugira ngo njyane marene nari kureka tukasasa kuwa gatandatu nimugoroba tugiye kuryama, ariko itegeko ry'uko nta marene ntagomba kuza gusasa. nta bavandimwe nabo bari bahari? bavandi abangaba se barumuna banjye nibo twari kujyana. ubwo nyine iyo hataba uwo nguwo w'i Kayonza hari kuba mukuru wanjye nkurikira. mwari mwebwe babiri mu rugo mwenyine aho ngaho? n'undi mwana w'i Musanze twari turi kumwe, twari twajyanye kuko yari inshuti yanjye, twahuriye mu bukwe tuba inshuti. ba Yvette ntabwo baziranye, ndamubwira nti ngura twijyanire gusasa. n'ubu twajyanye abo batatu na papa kuwa gatanu nimugoroba. yego. yamenye ko papa yasigaye? yego. nta kibazo yabigezeho? ntacyo. murajyana gusasa bisanzwe? yego. ubwo nyine papa yasigaye ko mu modoka, twe turazamuka turasasa, tumaze gusasa turakinga turagenda. igifunguzo ukizanye? naruzanye urufunguzo, ariko yari yambwiye ati nuramuka uzanye na marene afazari, niba ubizi yuko uri buzane na marene, aho kugira ngo mwiruhirize uzamuzana, ubyihorere. nidutaha ubukwe bamaze gutwikura tuzataha dusase tubone kuryama. icyo kintu sinigeze nkivuga kuko nibazaga ahantu ndi buhere ngaheba. ukibwira marene? buri umwe wese na mama. na mama gusa ku munota wa nyuma naravuze nti ariko nk'ubu ngubu navuga ngo tujye gusasa, yego, ndi bumuhakanire marene. ndi bumuhakanire. undi akambwira ati njyewe naherekeje abantu benshi, abakobwa benshi gusasa, sinigeze mbona umukobwa ujyana na marene. yajyanaga n'urubyiruko rugenzi rwe, bashiki ba inshuti ze, basaza be, cyangwa se wenda barumuna be, bakagenda umugeni akagenda agasasa ngo kumbi ni n'umugeni wenyine usasa. umugeni akagenda agasasa ngasigarana nabo bashiki b'umuhungu. ubwo twebwe twajyanye n'uwo mukobwa gusasa, tugasigara muri salo tuganira n'umugabo. umukobwa akagenda akinjira mu cyumba agasasa, yamara gusasa agasohoka akaza tukagenda. rero ibyo kumbwira ngo urazana na marene, ntabwo ibyo bintu bibaye, ntabwo byavamo. niba ushaka nabo muzane, uzane nturiye w'i Kayonza, mukuru wawe w'i Kayonza, cyangwa se uzane mama Iganze. abo bantu nimutazana, uzatega imodoka uzusase wenyine, cyangwa se tusase kuwa gatandatu nimugoroba tugiye kuryama. mwagombaga gusasa kuwa gatandatu mugiye kuryama? ngize imana mbona uwo w'i Kayonza yaje, ndaje ndamubwira nti ngwino tujyane gusasa. none se kubera iki atashakaga ko marene asa? kugeza n'izi saha sinyizi. sinzi ikibazo afite kuri marene, sinzi. gusa icyo nzi cyo nuko yambwiye ko atari ku rwego rwo kuba marene wanjye, yuko ari ku rwego rwo kwicarana ba mama mu gisharagati, kwa kundi umubyeyi aba yicaye hagati, iruhande rwe hari ababyeyi bakenyeye, agashaka ko hari umukobwa ngira marene, ni umudamu, kuko yakoze ubukwe mu kwa gatanu, twebwe tubukora mu kwa 9. uwuhe? ni umushuti wanjye bamwita Diane. araza umenya amabanga ubishyize hanze. uhisemo kumushyira hanze uwo muntu? ambabarire niba biri mu mangamire, ambabarire. Diane uvuka i Butare? atuye i Kabuga, sinzi aho avuka, ariko icyo nzi cyo nuko ari i Kabuga. iwabo bose batuye i Kabuga, ni nawe yashatse, batuye i Kabuga nyine. w'umuririmbyi? oya ntabwo yari umuririmbyi, nta nubwo yanasigaye no muri ADPR, yari yagiyemo vuba. noneho turamwambarira amafoto ayabona uko. ati uyu nguyu niwe nshaka. yari yawe na Diane ntibigeze bahura, ntibigeze bavugana, nta kintu na kimwe amuziho ngo avuge ngo byibuze afite umutima mwiza, yagira umuntu inama, nta kintu na kimwe amuziho. ariko agashaka ko ari umbera marene. ndabungana ni Diane nibwo agikora ubukwe. ntekereza ko nta kintu uretse ko nyine nanjye ntago twije tuganira cyane ku buryo mbasha kumenya ngo wenda ese yaba marene w'umuntu. ariko nkavuga nti ese niki kiri gutuma ari we ashaka kambera marene? ntago wamubazaga? ntago namubazaga, gusa yambwiye yuko impamvu adashaka marene wanjye ari iyo
yuko atari ku rwego rwo kuba marene wanjye. Nkavuga nti rero ntabwo ibyo byakunda, namuhisemo kuva kera, nanjye ubwanjye ntazi ku buryo nanavugaga nti mama Beora azambera marene, bakavuga se azaba marene ryari? Umuntu aba marene nta n'umukwe, nukora ubukwe yarashaje se atakibasha guhaguruka, uzajya kuvuga ngo naza mbere marene ngo nuko ari wowe wahisemo mbere? Ndaje ndavuga nti niwe marene wanjye, ikizaba kizabe, ntago namuhindura, uretse no kuba navuga ngo ni wowe ubishaka cyangwa se njyewe mbibona uko, nta n'undi muntu mfite wo kumbera marene kuko niwe nisanzuraho. Yarasanzwe kugira inama mu buzima busanzwe. Ntago nzava Diane twamenyanye ngira ngo ni mu kwa 12 njye kumutora kumbera marene, ntago bingana no kuba nabona mama Beora twavutse tubona, tukajya kubasura muri vakansi, tukararayo n'abana be, tukagira gute. Ntago nzisanzura kuri Diane, yego namwisanzura kuko turi mu rugero rumwe, turi mu kigero kimwe, ariko se ku buryo yambwira ngo bikorwa gutya, iyo umugabo yarakaye bigenda wenda kuko twaganiriye nyuma navuga ngo wenda yamuba, kuko bitewe nuko twaganiriye nyuma abwira ati ubundi iyo byagenze gutya ubigenza uko, wenda yamuba. Ariko mbere nabonaga ari umuntu umva uraho nta kintu kimwe umva nta stress, mvuga nta ahubwo se buriya Diane bizagenda bite ko mbona kiri umwana, buriya yangira inama. Ndamubwira nti ko byagenda kose marene n'uyu. Yego. Kandi ikindi nanone nibwo agikora ubukwe, ntago nzi neza niba yakwemera kumbera marene, ndeke no kuba navuga ngo wenda nuko ntabimubajije cyangwa se ntabishaka. Ntago nta kibazo na kimwe mufiteho cyatuma atamuba, ariko sinamwisanzuraho. Noneho niyo mpamvu nzi yavugaga kuri marene kugeza ubu. Ya none se Dia, urabona ibyo bintu byose byagiye bikunyura mu maso, ukareba ibyo nakita wenda nk'amananiza n'ibindi bintu byo kutumvikana bitandukanye, ntabwo waba warajya gucisha wenda ukavuga ati ariko uyu muntu ndabona tutazabana, dukomeje kunanirana wenda ku bintu byinshi, cyangwa waravugaga ati wenda ni iby'abafiance, hari igihe wenda ari n'agastress k'ubukwe, ibyo ntabwo byacagamo, cyangwa se undi muntu ku ruhande abe yakurya akara akubwira ati ariko uriya muhungu urabona muzabana? Unatubwire nimba hari icyo Imana yarabikubwiyeho. Byarabaye nkabitekereza, ndetse nawe akanabitekereza umugabo wawe, akabikubwira, buri wese akabibwira undi. Niko mbitekereza ko nkurikije uburyo yitwaraga, iyo habaga ikosa bavuga ati ariko ubundi ndi mu biki, aba bambwira gutya, aba bambwira gutya, gutya gutya gutya, uwitwara uko siko byakagombye kwitwarwa. Ubundi uba wumva umeze ute, utekereza iki? Umubaza ariko ambwira nawe ubundi uri muzima, uzi ibyo ugiye kujyamo, uri tayari, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Nkamubwira njye nta kibazo na kimwe mfite. Warirebagaho ukabona uri tayari? Umva nk'uko nawe yabonaga ari tayari, nanjye niko nabonaga ndi tayari. Kandi nkavuga nti wenda ushobora kuba ari abantu bari kumujya mu matwi, abantu bakavuga, nanjye hari n'ibyo numvaga, ariko nawe hari n'ibyo yumvaga. Nkavuga ni wenda nitubana akabona tubanye neza, nta stress mushyiraho, nta biro by'amananiza, ntacyo nashatse mukurikiye, nubwo bavuga ngo narabikurikiye, ntacyo nashatse mukurikiye kuko sinari muzi, sinari nzi ngo uyu muntu uyu n'uyu akora kuri yica, no kuko nabimenye nyuma yuko ari umunyamakuru, duhura ntabyo nari nzi. Ndavuga nti wenda ni stress. Mwari musanzwe musengana? Oya, no muri uko kumbwira ngo yambonye mu Gatenga sinigeze mubona. Umunsi yanambwiye ko yambonyeho njye sinigeze mubona, ntabwo nigeze mubona. None
yaje gusengera ate mu Gatenga? ngira ngo ahari nuko yabonye ko ariho azakorera ubukwe cyangwa se ko ariho nsengera. Yari asanzwe asengera he? Yambwiye ko ari i Gasave. Gasave? Hariya ku Gisozi. ndahabona ari na korari Gasave. Yego. naho ADEPR yashyikiye ivuye Igihundwe ihava ijya Kinyinya na za Nyarugenge na za Karama na hejuru uko rero niko mbyumva. na Gasave nayo sinzi ahiri, ni ukuri kw'Imana ngiye menya ahantu bitewe n'impamvu nahagiye. Gasave nayo sinari na n'ubu ngubu sinzi ngo urusengero nuru, uretse ko wenda kuva mu rugo ugenda gutya kugira ngo mumanuke kuri kaburimbo ujya mu Gakinjiro, ngira ngo niho nabonaga ngo ADEPR Gasave. ni naho Jehova iri ubundi barurirwa iriya ya Yerika. Simpazi, sinzi n'inzira ijyayo, sinzi urusengero, ni ukuri kw'Imana. nuko rero ibyo byose rero ukavuga uti nyamara hari igihe abantu bambwiraga, abo bantu wenda bakubwiraga nk'iki cyangwa se bambwiraga yuko bitabaho. bambwiraga yuko bitabaho, abumvaga ngo iwacu umuhungu ntibamushaka, yakoze ibi kubera izi mpamvu, ati nanjye barananije bagize bataga ati umuhungu iyo ashaka umukobwa bibaho pe mu miryango, bibaho ko umukobwa ashobora kujya gushakana n'umuhungu iwabo batabishaka. Yego. ariko uwo muhungu arihanga, niyo byaba ari byo urihangana ukaryumaho ukavuga ati ni umukobwa nshaka, nimara kumubona bizaba birangiye. ariko ntagahangana ngo ajye guterana na sobukwe amagambo, avuga icyo amusubiza iki, avuga icyo amusubiza iki, bateranya amagambo na sebukwe. kuko icyo gihe muri Expo ba papa baje kuza kujyayo, birangira bagiye mu rugo baricara baraganira. Papa niwe uvuga ngo yateye uwo mugabo baba bari kumwe, ngo yateye intebe hariya ku muryango ngo bakicara, ntabwo nari mpari, bakicara ngo Vital tabaza ati se muri kujya he, ko Diane yambwiye ko ubukwe nta buhari. bateye intebe hehe mu muryango wa Vital yahise atera intebe hariya mu muryango, aho bicara mu ntebe nkuko muri ya nama muri ya nama yo muri Expo yabaye turi muri Expo. Yego. noneho turicara ngo baricara. mu gihe bakicara Vital ati ese muje gukora iki, ko Diane yambwiye yuko ubukwe nta bukibaye. papa wawe n'undi musaza ku bukwe yaje kuza kubura, yari afite izindi gahunda. ubundi niwe twafataga nk'ari aho wenda ari uzadusabira. ubwo bakigera muri iyo nama yo muri Expo nibwo yababwiye ati murajya hehe ko ubukwe bwapfuye. Yego. ati Diane amaze kunyandikira message yuko inama yabereye mu rugo. Inama yabereye mu rugo kwa Vital, mu rugo rwo kwa Vital aho twabaga. noneho twebwe turi muri Expo twagiye guhaha. noneho ubwo Vital baravuze ati se muje gukora iki, ko Diane yavuze ko ubukwe nta bugihari. Papa biramucanga. Turi muri Expo kugura ibikoresho, amabase, amavalize n'amasupanete, byose nyine muri Expo byari birimo. ati se bwapfuye gute ko ntabyo tuzi? se bwaba bwapfuye ntatubwire tukaba twaje hano? ati singiye message. na n'ubu ngubu Fanny yavuze ngo message yarayinyeretse yuko Diane yanyandikiye ko nta bukwe bugihari. ngira ngo message icyo gihe ngira ngo namwandikiye yaba akifite, azayimwereke. niba ari n'umuntu umwe uwe navugisha ukuri azavuga ati yambwiye ko ari message ariko ntayo yigeze anyereka. ngo papa Diane avuga ngo iki rero? papa yaravuze ati se ko ntabyo tuzi, ntabwo nari mbizi ko Diane yavuze, kandi bari muri Expo kugura ibikoresho. biramucanga. ubwo rero nibwo umwe yagiye avuga ibye. ese koko nta jambo wenda wari umubwiye ridashimishije wenda ryahise rivuga riti wenda ubu bukwe ntabwo buzabaho? icyo namubwiye nuko namubwiye ko turi guta umwanya, sibyo? naje muri Expo, sindi gukora ibyo banzanye muri Expo, sindi mu rugo ngo mvuge ngo turi gukora ibi n'ibi, nibyo biri gukorwa. mpagaze
muri expo ibyo nagiye gukora sindi kubikora, nta nubwo ndi mu rugo ngo wenda n'ibyo ngibyo biba bindeba mbe ndimo ndabikora. Ubu urumva ndi guta umwanya w'ubusa. Naramubwiye nti ihangane, ni ukuri kw'Imana niko namubwiye nti ihangane, ukuri kwanjye ni uku, ibyo nakubwiye niko kuri kwanjye, ariko ihangane duhahe, dore baba bahagaze muri expo, ni njye barindiriye. Urebe igihe cyose gishize tuvugana, ni njyewe barindiriye. Nitumara guhaha ngiye nitugera mu rugo ndongera ngo uhamagare, nkumva ntago ari kubyumva. Ndavuga nzamuke nahe, ese ninzamuka ngataha ejo nzongera mbwira abantu ngo mumperekeze kugura ibikoresho. Byaje kurangira ndavuga nti ubu mbabarire, siko nabyifuzaga ariko ngiye kugukupa, kuko nintagukupa wibereye muri gahunda zawe, njyewe izanjye zirimo zirapfa. Ihangane ngiye kugukupa. Icyo gihe ubukwe ntibwapfuye? Nta kintu kijyanye no gupfa k'ubukwe nigeze mvugana nawe.